Pacifique rero reka nkubwire namwe mudukurikiye buriya inuma y'u Rwanda yatumye y'i Burundi ngo huguha uwo ni umugani ariko nanone ngo gusangira udakoramo simbizi nta gusangira n'udakoramo Pacifique rero M23 hari ibintu bagiye bayikorera aba ba FRDC abasirikare ba FRDC bakohereza izi drone bita kamikazi zikajya mu birindiro byabo bikahaturikira ni mu minsi yashize bakagira ngo ntabwo babibona intare zasaramwe ntabwo hamaze n'igihe kinini cyane ni nko mu mwaka ushize mu mezi nkange nko mu kwaka mbere muri 2025 ibyo byararangiye reka tuze kubyuyu byararangiye nyine ibyo babikoraga bari gushaka kwereka M23 ko ari ikintu babarusha bagafata za ndege ngira ngo badukurikirana n'ibyo bihe twajyaga tubivuga bagafata drone zikagenda zigakora nk'ibyihebe cyane bagagaba ibitero bimeze nk'ibyihebe drone zikagenda zigahita ziturikira mu birindiro bikuru bya M23 tunabibutse ko icyo gihe byabagaho abasirikare b'intare za Sarambwe bari bari bafite ubumenyi nta nabari barimo abeshi bari bafite ubumenyi buhagije nk'abari mu hanyuma rero tubazana indi version shyashya nuko rero uyu munsi wa none ugendeye kuri ibyo M23 nimba yafashe kayirandike ireba uburyo kigomba kurwana urugamba uyu munsi wa none k'ibyo bintu byabaye icyo gihe bikaba byongeye gusa n'ibyisubiramo ariko bikozwe none na M23 byisubiyemo gute uyu munsi wa none ndashaka ubusobanuro uyu munsi wa none rero nababwiraga ko uyu mwaka warangiye atari wo uyu mwaka kandi intare ngo zifite akazi kenshi ako kazi kenshi rero Makenga yavuze ntago ari akazi ko kuryama ntago ari akazi ko kujya kwita ku bababaye oya na akazi ko kuharanira k'urugamba ni akazi ka gisirikare ni mukazi ntago nshaka kukavugaho byinshi cyane murabizi neza cyane hanyuma rero dore ukuntu byagenze habaye cyitwa revenge habaye icyo bita kwihorera umuntu yavuga ni revenge cyangwa ahubwo navuga ko ngiye nka ko babigishije ubwenge nabo none bakaba barakopeye neza hagaru ugukopera gukopera buriya ntugire ngo ibi byabaye ari ukwiga buriya nubwo babishyize mu ururimi rwo kuvuga nyine gukopero iyo uvuze gukopera uburyo abantu gukopera ikintu umuntu yakoze nawe ukaba wagikora hanyuma rero intare za Sarambwe dore ukuntu byagenze zo ntabwo intare za Sarambwe zakope n'undi zakoze ibintu zisa nkaho kwereka Kinshasa yuko ibyo bintu bakora atari bo bonyine babizi zabizo shashikane izo drone za shashikane M23 zifite yaba drone kamikaze na irahari noneho ku munsi w'ejo ngira ngo twabibabwiyeho ariko noneho tubazana indi version shyashya y'ikindi kintu cyamaze gutegurwa n'intare za Sarambwe nubwo batubwiye yuko ngo kuvuga amabanga y'intare za Sarambwe atari sawa ariko noneho ibi byo ntago bikiri amabanga munyihanganire gato ngiye guteshuka ku murongo ho gato mbanze mbasobanurire kugira ngo muze kubyumva neza cyane gatanu kuragenze n'ubundi ko biba byagiye hanze tari twe tuba twabimenye twenyine ari ukuntu umuntu aba afite amakuru y'ubutasi urumva ariko ibyo bintu bidakwiriye kujya hanze so ibi rero ngiye kubabwira byo bikwiye kujya hanze bikamenyekana waretse kubishyira hanze utarabuze ibi ngibi byo nta kibazo byo birajya hanze kuko ni byabaye tena bimaze no kuba mu kanya gato kabyiza ikibi ni ukuvuga operasiyo bukurikire so ntago ndi buyivuge ariko ndayica hamarenga abumva mwumve none cyo tekereza ko zawazarendo na za FRDC zitari bubyumve oya kumva bariya nta n'igihe batumva ikindi bamenya amakuru no kuyabyaza umusaruro ntibabizi dore abantu bakenera amakuru bakayabyaza umusaruro nabahita bakora igikorwa ndaje mbakubwire papa nabahita bakora igikorwa vuba bihuse ahanga rero byagenze bite rero muri iki gitondo cyo ku itariki ya kabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kabiri 2026 umwaka mushya kuri FRDC umwaka mubi cyane navuga ko bagize umwaka mwiza bavuze ko bagize umwaka mwiza w'itsinzi yo gutsinda M23 nyuma yo ko M23 sire kuravira muri uyu mwaka baravuga ati twe tugize umwaka mwiza ubu ngubu tayari M23 no kuyikubita umwaka ukarinda urangira ariko noneho ndagira ngo mbabwire ko iyi version shyashya yaje ari uko gisangani nanone batongeye kugaba ibitero noneho kuri kino kibuga cy'indege cya Bangkok ahubwo barahinduye bagiye kuri headquarter za FRDC ni ibirindiro bikuru bya gisirikare bya FRDC byari biri kubarizwamo umugabo bitari Lieutenant General Pacifique Masunzu uyu mugabo bivugwa yuko yirukanse mu bambere bajya kureba ibereye gisangane ibereye hari Bangkok kuko Bangkok bararasaga urabona zino drone za shashikane ziba zifite amabombe barashiyo kamikaze iragenda yikubita muri izo drone ngo ba mo hagati ni drone z'ababiri gitubibutse ni nabo bazigurutse none bimaze kwikubitamo bya bibombe urabizi yo bibonye umuriro
barahemukiye. bihita biturika Biraturika. ewana harashwanyuka ikibuga cy'indege gihinduka ubufu ewana ikintu cyambabaje ni kimwe uko shaya Sukhoi bayihushije za Sukhoi ntago bazigeze ariko buno target ikurikiye muri anizo ariko mfite amakuru yuko zino drone zino Sukhoi zigiye kwita zihakurwa ku bwishe rega Sukhoi zirahenda kandi iyo zigiye mu ntambara ewana zirasenya zirarimbura ziranimbi cyane ahangaha rero nuko iki noneho batagikunda kuzikoresha ntago bazikore zirazica benshi Human Rights Watch ari ibyo yavuze kuri Kinshasa niyo mpamvu ubona basa n'abagabanyije Sukhoi ntago ndaje mbisobanura impamvu Sukhoi batari kwikoresha ariko uko byagenda uko kose itayari ishobora kuba ariyo igiye gukora akazi none drone ko bazimaze ahangaha rero mu 23 burya yagurukije drone ebyiri ejo urumva yarabanje izamura kamikaze iragenda ibanza yita aho ngaho mu kibuga cy'indege noneho inyuma hari indi drone ariko yo irasa ya drone iza nyine imeze nka shashikani yari buzi karasa yarangiza ibinareba yuko igikorwa cyanagezweho iza no kureba yuko operation bayikoze neza ariko iyo yarije gushimangira icyo gitero noneho bamaze kwikusanya bahageze bari gucunga ibyari byo ngo bahazimye bagiye kuba babona indi drone irazi ya danger irazi batama amabombe ayo ane yose birangira n'uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu fragment zimufashe zimufata hano ku kuboko ngo ukuboko uko byagenda uko kose baraza kugira gute kuguca numvishije abantu bari kuvuga ngo baraguca abandi ntibarakurepare barakuremarema akarakara nta kurebare ukuntu kumeze abandi ngo nyine ngo ntago ngo kari bucikeho abandi ngo karacikaho ariko ngiye ko nabibonye nabonye bari bukavure kagakira simbizi nta Imana buri Imana ni igikora ibyayo nabonye atari ibintu bikanganye cyane birakanganye barafise ikindi cya kabiri ntago araho gusa ku kuboko ni ikino gice cyose uvuga ngo akaboko baragacaho ntago bashobora bikomere cyane biriho byinshi kandi wibuka ko bino bisasu bino bisasu biba bifite ubumara babifite ibintu by'uburozirozi mukuntu buriya niyo bataza kwita bamufatirana erega si we wenyine ibisasu bikoreshwa mu ntambara ntago bigira uburozi birabigira uburozi bigira ubumara oya bigira fragment zako uburozi n'ubumara biratandukanye uburozi ni ikintu giturika kigakwiraho mu kirere ntikihave yego naho ubumara nubwinjira ako kanya mu mubiri ku buryo unarebye neza ku buryo unacunze nabi bushobora kwita buguhitana nuba bwinjiye mu mubiri rero ako kanya izo fragment rero zamufashe zarashwe ni drone ya shashikane ya M23 biravugwa neza yuko uyu mugabo icyo gihe bamujyanye atari guhumeka neza urumva bigaragara yuko yari yakomeretse ku buryo bukomeye cyane ndetse ukuboko kwiwe ni kino gice cyose kumanuka kuno ni gice cy'ibumoso hari amakuru namenye ngo mbere yuko uyu mugabo aza muri uru rugamba yavuganye na Makenga bara nabanzi babi cyane nyine baravuganye mbere yuko uyu mugabo baramurekuye ahita ahamagara Makenga baravugana ntumbaze wabanje guhamagara undi ariko ikiganiro baganiriye uriya mugabo yaramubwiye uriya Masunzu yaramubwiye ati ndakuziye rero ndakuze undi aramubwiye ati uje kumpiga se ati kaze ati nanjye ariko ndahari ubwuje narabuze ko nakugeraho ufunze nanjye nicyo gihe ngo nanjye nkubone ngiye kuguhiga uza amasezerano bagiranye amasezerano avuga ati uzatanga undi azica undi kandi Makenga uyu mugabo noneho wabona ariyo mpamvu Masunzu yahise akoresha wa mugore none uyu Makenga arabanje aramutanga buriya ni nk'insuhuzanyo yaramubwiye tumeze ute se tiwambonye salama hanyuma ariko uyu munyamwango ni Masunzu nawe ntago yoroshye katoroshye mwana mise numva impamvu niwe yohereje wa mugore ngajye kugira gute kureba Sultani Makenga ariko uriya munyagwazi kureba ibikobwa byiza we uriya mugore namurebye erega abagore hariya bari mu kazi ahantu hariho hose reka twigire rero ku nkuru ya Kisangani uko bigenze uyu mugabo ariko n'ubundi ari mu bitaro uko byagenda uko kose ukuboko hagati aho kuraza gukira cyangwa se kuraza kugira cyakurikiye byarangiye nabyo byabaye
ni igitero gikurikiyeho none ahangaha mu kanya buriya nguguhaye aranakongera buriya uzi gutanga ibiryo bitagira inyongezo cyangwa bitongerwaho biba ari bibi cyane ahangaha intare za Sarambwe zabahaye ziranabongeje kubongeza rero nta kindi bakoze ibi ahantu hari igisirikare headquarters z'igisirikare cya FARDC ari muri Kisangani ndetse hari n'ibiro bikuru by'ubutasi bukorerwa bwose hano muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu ahasanzwe habarizwa intare za Sarambwe aho wakusanyirizwaga amakuru yose yahabwaga ababirigi situation muvuma zose za M23 M23 burya ni babi cyane mujye munabatinya aba bantu sinatinya kuvuga ko ari abantu babi cyane ni n'abagome bande aba basirikare ba M23 aba bayobozi ba M23 ni babi cyane kubera ko bagize gute ubivuze gutyo ni babi cyane ku ruhande rwa Kinshasa bakababeza mu bundi buryo ndi kubivuga ngo ni babi cyane bafite icyo barusha iyo uvuze ubugome rero buriya abagome ni babi cyane ubu bishyize muri rusange no ku baturage oya ku baturage n'Imana zabo mu rugamba niho wenda wabishyirira nyine nabagome ku rugamba sinzi niba wenda ariko nanone ubivuze ku bugome buri urugamba rugira amategeko umuntu w'umugome arenga ku mategeko igihe cyose M23 sirenga ku yayo mategeko M23 amategeko yarenzeho namwe gusa yarenze ku mategeko yo kurenga ibice bitari byayo ngo nabagome umugome buriya nta kintu na kimwe agira gute ku rugamba navuze ku rugamba n'ubundi sinzi niba rugira amategeko urwo rugamba nta mategeko abamo mu ntambara mu gihe ese nakufata nka kwihorera kandi mbizi neza kuri bunyice none se iyo baje bamanitse amaboko aho ngaho nyine M23 kibakire ntibara aho ngaho rega nta ntwaro ufite none se ubwo rero nibwo bugome ubwo nicyo bita ubugome aho ngaho ho birumvikana ese 23 irabikora intwaro yifite uku na FARDC ntago yamurasa FARDC barabatutumura bari kumwe n'abawazarendo bari abo nibo bagoma ahubwo babi cyane kereka bazarendo ariko burya FARDC cyangwa abasirikare b'abarundi no abajyanano bakajya kubaturaguritsa imirundi itonde n'abasirikare ufasha abasirikare b'abarundi bari mu ikipe imwe ugafata n'abasirikare ba FARDC bakagitumwa abasirikare ba M23 bakamanika amaboko burya ntago babarasa na M23 n'umuntu n'igisambo niyo bagifashe kigasaba imbabazi kikapfukamo kikamanika amaboko niyo bagikubita inkoni ariko ntibakica bakanagifunga no kugikubita ntago babyemewe bagomba kugishyikiriza inzego zibishinzwe hanyuma rero aba basirikare ba M23 rero ibi turi kuvuga ntaho bihuriye no kumanika amaboko ntago Kinshasa yigeze imanika amaboko niyo nabwira ngo babereye abagome cyane abasirikare ba FARDC baberetse yuko ibyo babakeka buriya bari bazi ko nge M23 ngari abana beza ngo batakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo sibyo ahubwo aribo babikorerwa burya nakubwiye ngo gusangira udakoramo burya agufata nkaho nta muntu ugira Pacifique rero ahangaha rero M23 imaze kurasa headquarters z'abasirikare baba FARDC bafatanyije n'ababirigi aho bakoreraga ubutasi hose ubu tuvugana bamaze kugira gute kuminjiramo icyitwa bombe papa bamaze kurasa y'amabombe aya ni drone ebyiri akazi kenshi rero kamakenga nako ntimugire ngo nakandi ariko kandi ibintu mbivuga bwana Fisi Colonel Nanga ibi bintu yari yabivuze arabati jewe Kisangani baturage bange ati bana bacu ati babyeyi bacu ati vuba hangaha turaba tuhageze ikindi sibyo narakubwiye ngo wari kare burya M23 hari ikintu iri gutegurira cyari kubanza gukusanya amakuru ahagije kugira ngo ibakorera akazi ka danje none reba icyambere kibaye Gisangani niho bahereye ibi byatumye ababirigi bose bapapwa uzi ko nta mubirigi waraye muri warikare bavuga ati izi drone natwe ziraza kudukoraho akazi nkako zikoze nta mubirigi waraye muri warikare bagize ubwoba bw'ibi bitero M23 yakoze bavuga ati niba M23 koko ifite buno bushobozi bwo gukora ibintu hanze y'amazu yabo mu mashyamba karekeje guhera ku munsi w'ejo bafashe Rokobuteri nubwo baruhukira Gisangani bamwe bigira Kinshasa abandi bigire za Karemi uri murabivuga uruzo wakishyura aba basirikare niba ari abantu ba mbere batinya urupfu ni abazungu ese arajya gupfa umugore we n'abana bazabeho gute kandi hari abagomba gupfa si nk'ibyo byose ubundi bano babaje abagomba gupfa n'abanyafurika bagomba kujya imbere ku rugamba bo bakamarana niyo mpamvu bashyira imbere ba wazarendo bafasha abaturage bose bo muri warikare bakabakubitamo ingenga bitekerezo papa babakubize ingenga ziteye ubwoba reka tubanze dusoza aya ngaya kugira ngo tuhite tunarajya ahangaha rero muri warikare aba baturage bose bamaze kwakira ko M23 atari abanyarwanda atari abanyarwanda atari abakongomani ahubwo ari abanyarwanda bari gushaka kubohora igihugu cya Kongo nyuma ya M23 yagiyemo kabiri kahaba harimo ababihakanye harimo n'ababyemeye none abasore bose
bo muri bavuga yuko Walikare ari u Rwanda nyine ruba ruri kwigira kwishakira gusahura biriya byo twabifashe nk'ibisanzwe Biriya byo birirwa byamaze babivuga kuba ibisanzwe. ahangaha rero abaturage bose ewana guhera ku musore niyo nka ifite intwaro barayihaye ati mujye murasa M23 none ubu tuvugana na 23 iri gushaka gukoresha indi strategy iyo strategy rero niryo banga harya ntari mubabwiye ni cye gihugu cyahaye abaturage imbunda ngo nabo birwane uti barwane ku gihugu cyabura atari mu Buhinde ni mu Burayi ni mu bihugu bya hariya muri Aziya ariko yego icyo rero naho niko babigenje hano muri Walikare bavuga ati abaturage mwese mwakira imbunda ati murwanye uko zirasa M23 ntabwo kigeze hano muzayitungure. hanyuma tunibutsa abantu ko abantu mushaka kujya muri groupe yacu kujya mujye mubona ayo mavideo tutabanyurizaho hano yose muze kujya muri komenti ya mbere ipininzemo muraza kubona muri ya WhatsApp muze kwita muyikandaho irabajyana paka ibashyitse kuri groupe yacu kugira ngo tujye tubahera amakuru ku gihe cyane cyane amavideo amafoto n'ibyanditswe tutabashije gutangariza ahangaha byibanga muzajya mubisangamo so hanyuma reka dukomeze rero bwana Fisi tujye muri Uvira. Mbere yo kujya muri Uvira hano hari amakuru nakiriye M23 igiye kongera guhura n'icyitwa n'umutanzania ku rwego ruri hejuru. Wabuzi yuko se abatanzania bongeye kumena abandi basirikari benshi cyane ahubwo ikintu cyantangaje bavuze yuko baje kurinda imijyi ibiri ariko ndi kwibaza iyi mijyi ibiri kuki baje kurinda ariyo bahisemo ese iyo mijyi wayimenye Baraka na Karemi ni ukuvuga ngo Uvira ntago bakiyibara ni ibintu byo nahoze nsobanura Baraka na Karemi niyo baje kurinda cyane nibajije ese kuki bahisemo iyo mijyi ntibaze muri Uvira impamvu Uvira ntago ari yabo hari yiki Uvira ese niyo menye ibyabaye ejo abatanzania ejo ntago nabonye ko nkurikirana ejo mu 23 yarashamato ayo atatu ya mato twababwiraga amwe ari mu mazi avuga ko aracunze umujyi wa Uvira ariko hari nk'amato menshi hari nk'amato menshi aho ya niyo barashe mu vetura ntago igipfa kurasa nyine yarashe mu atatu kandi ari mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo wumve ko ayo mato koko yari afite iryo koranabuhanga rishobora gucunga umujyi wa Uvira urumva ndetse n'izo ntwaro mu gihe bari kwestara neza iri koranabuhanga ngo rize kuba rikora nibwo M23 yohereje amabombe atatu icyarimwe rimwe ryagiye hano Karundu irindi hepfo ya Kavimvira na Katumba ni muri Tanganyika irindi za Makobora hafi na za Makobora aho ngaho niho M23 yashwanyagurije ayo mato wibuke ko yatoranyijwe mu mato arenga hafi 1000 ari ara muri Uvira umbwira ukuntu ayo mato yimvuye turi tari ifite amakuru yayo ikindi cya kabiri n'igisasu bohereje cyari gifite ikoranabuhanga M23 yari yamanukanye igikoresho yaguze mu Bushinwa turutse ko nayo mato harimo yaturutse mu Bushinwa tubabwira ko Bushinwa nabwo bwatangiye kuba ibirira habiri bagurisha intwaro Kinshasa bakagurisha igisasu bohereje cyari gifite ikoranabuhanga urabona kuno barasha za Sukoyi ntago ujye ubona ko Sukoyi isasu bayirashe rishobora kuyikurikira yakata naryo rigakata niryo sasu rero niko rimeze buno bwato kubera ko ni bombe kubera ko buno bwato bufite ikoranabuhanga M23 subuna bisobanura gutera navuga ko M23 yafashe iryo koranabuhanga bayi nk'abahakinga muri ya bwato babuhakinze bohereza y'ibombe igomba kugenda ikurikiranye iyo network y'ubwo bwato iyo bombe rero nibwo bwato bwari bukate kuno bwari bugende kuno n'iryo sasu ryari bujye rikata paka kuri target baryoherejeho ahangara nuko byagenze aya mato ntago ubundi amato asanzwe ntago rero yakoranabuhanga rikora ariko ano mata dasanzwe nyine ari miryo koranabuhanga rirenze banayarashisha iyindi mbunda cyangwa se ikindi gikoresho nacyo gifite iryo koranabuhanga gishobora kugira gute kurasa ubwo bwato niko byagenze rero biza ko aya mato yatoranijwe ari atatu urumva ni yarenze cyane niyo yararenze nyine yari miryo koranabuhanga afite ubwirinzi bwa antibombe ubwo bwirinzi bwari buhari bagombaga no kwita babizimya ariko twababwiraga yuko nababwiye yuko bari barimo bagira gute bongera kubyestara neza kugira ngo ubwo bwirinzi butangire bugire gute butegurwe tunabibutsa ko M23 icyo yarabatunguye yarabafata ubwo byumvikane ko ishobora kuba yari ifite amakuru yuko iryo koranabuhanga bari kurivugurura wenda hari cyangwa se bari no kubisetinga neza kugira ngo bikore ahangase si nkubwira ko hari haje bano basirikare b'abanya-Israeli aribo bari baje gukurikirana bino bya Yamato subizi kandi bari bahageze nta misi birashira ubu bwato rero nubwo bwari bukiza batangiye
bagiye kugira gute kubwestara. Niyo mpamvu Kisekedi yahise anyarukira muri Tanzania ajya kuvugisha uwitwa Samia ku murongo wa telefone, maze Samia abanza kubaza Jakwa Kikwete, dore ko ari gukora ku gatelekomanda akabitavuatira amubwira uko politike zikinwa. Arangije bamaze kudiringa, Jakwa Kikwete aramubwira ati okay, niba yemeye ibi nibi akanda kuri telekomanda, ubwo Samia baremeye. Abasirikare barenga hafi 600 bakaba boherejwe hano muri za Karemi. Gusa hari n'abandi bashobora kuza Karemi na Baraka bo bamaze kuhagera, hari n'ibikoresho byaje mu mato barimo hanyuma bahageze rwose, barimo baroroganiza ibintu byabo. Hanyuma ndasa ku ntego M23 nyuma y'icyo gitero yahise irasa ayo mato arashwanyagurika yose kugeza amagingo aya ngaya. Rero niyo mpamvu wumvise ngo baje kurinda Baraka ngo na Karemi. Kubera iki? Uvira ntibakiri kuyibara. General Neva rero byahise bimugendekera gute? Yabyitwaye mata kari cyo nayigiye gukurikiza. Uyu mugabo ni wewe ejo bundi wari wikomanze avuga ngo yakubise ngo RDF ngo bari ngo kuba ngo bari muri kira gice ngo twebwe ngo gukubita ngo none nzamukubita sibyo. Uyu mugabo yasatitira, uyu mugabo yamenye ibyaya makuru y'aya mato yamuhenze. Urumva aya mato byamutwaye igiye kugira ngo abone amafaranga yo kugira gute kuyagura. None dore ibintu bimubayeho, M23 uhise yarasa. Ibi ngibi rero nta kindi kintu Neva yakoze, yavuze ngo mutangize iperereza. Ntago nizera ko M23 ariyo yarashaye amato. Ako se aririrwa nta nubwo ngo yizera, nta nubwo ngo yabeshyera u Rwanda, ngo ahubwo noneho operation bagomba kuyinjira mu gihugu iwabo indani, wabo bakareba yuko bakareba wabikoze ko bitaturutse wabo, bakareba yuko ano mato tarashwe nabi wabo. Ariko Neva arasetse. Noneho Prime niwo ngabo ni uri mu byago. Uyu mugabo amwe ati uramuka utambwiye cyabaye kuri ariya mato ndagukuraho tu. Se ndatanga itegeko nguhindure. Neva afite ubwo bushobozi. Ikindi aracyari president ntaga amatora aregereza. Rero kuba yahindura Prime niyo ngabo umugabo mukuru w'igisirikare ni ibintu biraho birito. Yaba yikoze hatese. Uzamuhinduye amuvanye akamubwa ati urasezerewe vamo hano ugende. Reka nkwihorere. Reka ngukoze Prime niyo ngabo. Usibye abasirikare bari muri Kongo yataza kubashimuta. Reka nkubwire yaba yikozeho. Prime niyo ngabo buriya nge n'umuntu nasanze ashobora kuba afite ukuntu yakumvikana naye mu 23 ndetse akaba yakumvikana n'u Rwanda. Ndetse subizi kari we yagiye aza no mu biganiro. Kuko we ntago abashyigikiye n'intambara. Ntago yishyigikiye pe. Uyu mugabo ashobora gukora ikosa akamukuraho hariya, uyu mugabo akababonye opportunity yo kuza hehe muri Uvira. Kandi muri Uvira arimo abasirikare benshi. Akagenda ashobora kubwira naye 23 ati abasirikare ngiye kubahagarika bose, twikoranire uyu mugabo Neva tumukureho. Kandi murabona ko yatuzengereye yabyumva vuba cyane. Rero niyo mpamvu uyu mugabo ndayishimira ni umunyabwenge bro. Arabitekereza kuba ari umunyabwenge ni umunyabwenge. Ariko se ko yamaze kubwira Prime niyo ngabo ati nuramuka utambwiye ikintu cyabaye kuri aya mato ewana ngiye nawe ni mbiri nyine aramwikiriza Prime niyo ngabo atagira ngo akora mukabarata nk'uko kwa nyakubahwa ndaje nguhe raporo zose. Arabyemera akamucira aha ngaha rero ikintu kigiye kuba mu kitege. Simbizi ngo biraza kugenda bite, ariko mu gihugu cy'u Burundi harahumura uruntu sinzi n'induri igiye kugira, n'induri hasi n'induri hejuru. Mumbwire muri comment mwe murabona n'induri buze kurutsinda. Urumva byavuye noneho kuri Reverie. Ura Reverie cyo mukundira asa n'iyuhunzi bya gisirikare ntabashaka no kubimenya. Nanone ramugabo n'umunyapolitike twihute cyane dusimbukire ku yandi makuru. Ubwo reka twerekeze aha rero ku ntambara y'amagambo nabonye. Noneho twirwaneho yavuye mu ntambara y'intuzo y'ibikorwa ijya mu ntambara na Kinshasa by'amagambo se twirwana hiryo ngibyira bijyamo nyine dore sanga ikari minota mike heze ko byabaye nyine byabaye twebwe tuba turi hano kugira ngo tutangaze byabaye. Akira ntambara y'amagambo irakomeye. Dore rero nyine bose bari kwishongora naho. Kinshasa yatangiye yishongora ati twirwaneho twarabahaniye ku rwego rwo hejuru tubaturikiriza indege zabo, indege zacu ziraza zirabaturitsa zirabica zibagira gute nuko twirwaneho nayo yarababwa ati mwarabikoze nibyo ariko se tumaze kubakubita inshuro zinga tubambura utuduce. Ati hubwo se drone 6 twabafatanya hano point zero ubu ni zari zanyu abasirikare banyu bari barimo
noneho mubifashe n'amavideo rwose bagati dore ni poezero twirwaneho urumva nuko phone nyine yanjye nashyize kure bifashe amavideo y'amaselfie iyi ni poezero turimo dore drone zanyu dore izi ni za drone zanyu dore twazisandagurije dore intwaro twafashe intwaro zose twafashe zanyu ati ibi ni ibyanyu Kinshasa bari Kisekedi ndebera neza bari gukora uzi koko kari byo agoreka nkubwire buriya reka mbabwire ati noneho nta rugamba intare zasarambye zinjira dore abasirikare banyu baguye ati dore n'amateko dore na za mateko bajya aho bazifungiye tido mwababonye uranga urugamba rutagira amateko nta rugamba rurimo ikindi ahangaha ntabwo ari mu 23 uriya ngo uzi ko neza ngo kuve mu Vetura yagatangira urugamba nta rugamba irarwana ngo itaha maramasa ntago yabura ariko abasirikare bari kurwanira no side Kivu bayo mu Vetura bazahavana amafaranga menshi cyane uzi ko uwishe umusirikare wese ugomba kwita umusaka burya imbere mu myenda yiwe hose abahuza amadolari waretse tukajya kwa prayinga muri mu 23 we ntiwarara uri muzima impamvu y'amafaranga mfite no kuyashaka najya mbijyamo byabaza rendo n'ibintu nkabitutumura wowe rero ugiye ushaka amafaranga kereka ushaka kubohora nyine igihugu ugiye ushaka amafaranga we ntabwo waba wiriwe ntiwarara ikindi cyanjyana ni amafaranga gusa waba wiriwe rero ntiwaburaye we bahita bakwica maze umwana wagiye kubohora igihugu hari harimo abana urumva wagaruka uri umukire kozi birumvikana ariko se urabizi neza ko wava uri muzima ntagenda namaze gusenga ntagenda nasenze kabwira Imana ngo we noneho baranakuzi kereka ugiye wapfutse agasura ntago banzi mwese nibirirwa bakubona nuko ntazi igiswahili ariko niyo waba ukizi niho bamfatira niyo waba ukizi ukagenda ukanavuga n'amaringara papa bakuzi kuvuga n'ikinyarwanda bakwica urupfu rubihugu ahangara abasirikare bayimvuye turuwa ngo burya ngo nta rugamba bajya barwana ngo batahiraho kirazira ahangaha iyo batafashe intwaro barazifata ni amasinya iyo bagukubise barakurasa bakakwambura bakanagusaka bareba niba uri umurundi cyangwa uri umu FARDC ahangaha rero hari uwo bambuye hewana basanga umubiri we wose kugera no mu mapataro utatse amadolari papa hako rero uzi ko atarabuze n'ibihumbi 3 afite noneho zari note z'ijana 150 ariko rero ibi bitipe nabyo ni nyine nibyo Trump yavuze nabonye abasirikare akankubwira nibyo Trump yavuze bamburaga bagasana amafaranga masa iki gihugu cya Kongo kirimo abantu binjije ikikwereka yuko mu mutwe haracyarize afashe amafaranga akajyana kuri banke cyangwa se wenda banke tuvuge ko atanashoboye no kuyigira ubu se agiye muri ayo mashyamba barimo akagenda akaba yacukuriye akaba yatabyemo wenda akaba yasigira n'umugore mba namufite cyangwa se atanamufite akaba yatabye ibintu uvuze urumva ari byo akayacukurirana akayataba narenga umutaro bahita bamurasa none se ubundi ko bayamurasana iyo bayamurasanye basa avuga ngo bapfuye ndi umukire napfuye shayi faranga nta nurayo timfanya amafaranga timfuye ndi umuntu wagiye gushyingura hari umuntu bagiye gushyingura bamukorera isanduku y'amafaranga bamukorera isanduku barangije bashyiramo n'amafaranga ariko mu gitondo ibyabaye none se uwo mu urambo kugasi isanduku yagiye banamwambuye na bogisi barayitwara uza abantu bakennye byonyine hari igihugu bashobora kugushyingurana n'ikositimu bagasanga umurambo bawukuyemo na hano mu Rwanda reka byarabaye hano mu Rwanda hari uwo bashyinguye mu gitondo basanga imva bayitwaye umurambo uri ku gasozi ariko ngo bamushyinguye mu mva ihenze ahantu nzi ibyo bintu bikunda kuba ni muri South Africa hora kiriya gihugu ndagifana bashyinguye umuntu mu modoka baramushyingura pe ati ntago iyi nibwo yarakingura bamushyingurana imodoka ngo nziza ifite akayabo ka miliyoni hafi 300 z'amanyarwanda uwo muntu bwakiye mu gitondo bazanga imodoka baniga banayitwaye kare basanze utuvido tw'amayesase hanze maze baragenda ariko gusaba aba basamba bari baje kuyiba bari n'abasirimu bazanye indi mvu bamushyiramo cyane rwose ngo ifite agaciro k'ibihumbi 300 nk'iby'amanyarwanda bamushyiramo barongera barataba ngo baranarira rwose basubizaho n'uturabyo barayijyana kabisa hanyuma rero yibutse cyane mu makuru aracyari menshi cyane dusoreze ku makuru reka nze tuyasoze ahangaha reka tugaruke gatoya tugaruke ahangaha tubabwire ko M23 ahangaha muri Poezero ishongoye cyane ku basirikare b'abarundi uzi kuhagararana ngo wambonye
nyine nibyo Abasirikare mubwira M23 bose bagiye kuri wambonye rwose barabwira bundi abasirikare M23 twatumenyereye ko ari abantu batajya baserebura itsinzi ariko kuri iyi nshuro ebana bayiserebuye none kumva ko bakoze operation nk'iriya nka erega iriya ni operation ubundi dushatse twavuga ko ariyo Maduro ya M23 operation kujya kurasa Gisangani ahangaha rero nanone na operation kurasa amato na operation kurasa amato nabwo bwa mbere mbonye bafashe umwanzuro ukakaye pe ukakaye biriya n'ubundi byakorwaga na bariya n'aba FARDC ahangaha ntabwo bitaye ngo hari abaturage cyangwa se ngo ntabahari ewa nabo barashe baravuga ati twe tugomba gukore bariko nyine barashe ni ku kibuga cy'indege none se igibuga cy'indege cyabura abaturage bagiye guturitsa aho intwaro ziri ntago wenda hari iki nkabari nta muturage wapfa kujya gukoramo hariya muri zira ndege abazikora amasuku buriya nabo bari abasi nyine babigendeyemo bose nibo babigendeye ahangaha M23 ariko reka nkubwire bwana Fils reka nkubwire ubushatse gushinze mu 23 ko yisha abaturage ukoresheje ibyo bintu ntago yabishe kandi yarashe ibikoresho bya gisirikare nanjye nibyo mvuganye nabwiye ngo ntago bitaye niba hari n'umuturage waba uhari reka none se ari umusivile wahagera nyine nibyo mubwira baba babanje kugenzura haba hagera umusivile hagenzuye niyo mpamvu na Kinshasa niyo mpamvu M23 igiye kurasa idikota uburi kuvuga ibintu ngo ntago bitaye ko nta muturage waba uhari ni ukuvuga ngo rero ubwo yakibe yari ahari naho bari guturikiriza hamwe kubera ko hari ibikoresho byagombaga kubarasa nyine babyitayeho kandi ko ari ibikoresho bya gisirikare urumva hari nta musivile waba uhari rero ntago bari ntago uzi Ikinyarwanda ntago bitaye niba nta museviri uriyo ahubwo barashe ndebe ahantu uvuka mvuka mu Rwanda umunyarwanda kavukire no prisonnier wanyawe wemewe n'amaraso n'umutima wawe dusezera hanyuma twavuzeho bihagije nari ndi kuvuga yuko rero babyinnye itsinzi ahangaha muri za Mpwezero ariko niba bandi batubukute nishimira nakakorwa na gato nanjye mbonye ku kwezi ninjije $2 nkatungahe cyangwa ninjije nk'ibihumbi 100 ndaserebura none abantu baba bakoze igikorwa nka kiri urumva babura kutanishimamo na gato bura nta buzima butagomba kwishima mu mana ubundi nge narebye nsanga abasirikare M23 bishimiye icyo gikorwa ni bake ahubwo twirwaneho ewana bacuranze igisirimba barabyina noneho bakajya babyinira hejuru izo drone bafata ama video ngo FARDC ngo muri byaterwa n'ibyo ngibyo ko Kinshasa nyine yabateye yabavuzeho gutyo no ewana igisirimba rero bakibyiniye ibyo ngibyo so rero nuko byagenze uyu munsi muri iki gitondo naho rero operation zabaye nyinshi cyane ziri gukora turagaruka mu yandi makuru mu kanya gatoya muze kuba hafi kugira ngo tuze kuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako ciao